Ese waba ugira ikibazo cyo gukunda umukobwa ariko wamukunda we ntagukunde, wamubwira ko umukunda akaguha igisubizo kiri negative kitari cyiza nk'icyo wowe expectingaga? Ese waba uri umuhungu cyangwa se umukobwa ugira ikintu cyo kwitinya ukaba utabwira umukobwa cyangwa se umusore ko umukunda? By'umwihariko bikunze kubaho ku bakobwa. Ese waba uri umugore ukaba warageze mu rugo mwari mukundanye n'umugabo ibintu bikaza kwanga mugashwana bikagera nyine ku rwego ruri grave byatari ku buryo wumva utazi icyo gukora ari iki? Ikiganiro kiri buze gusubiza ibyo bibazo ku bintu bijyanye n'imibanire, by'umwihariko ndibanda cyane ku rubyiruko, ibintu bijyanye na relationship, ugasanga umukobwa yiyahuye ibiki n'iki. Icyo ngicyo nicyo bita urukundo, nicyo kintu by'umwihariko turi buze kuganiraho. Abantu benshi mw'iyi minsi bari gukundana urukundo rw'agahararo, mugahararana nyuma y'igihe gitoya mukaba murashwanye. Se ni ukubera iki icyo kintu kibaho? Nicyo kintu tugiye kureba. Icya mbere, ese ujya ukunda umukobwa mbere y'uko umubwira ko umukunda? Ukabanza kwiraza i Nyanza ukamubwira ngo baby ngo uteye gutya, ngo uri mwiza, ngo ufite taye nziza, nyine ukamubwira amagambo y'abasore rimwe na rimwe aba ari no kubeshya y'imitoma kugira umwumvishe ko arenze cyane. Icyo kintu akaba ari cyo ugomba gukora. Icyo kintu utazagikora kuko ni ikosa rikomeye cyane. Bene icyo gihe iyo ukoze ibyo bintu haba hari abandi bamushaka bashobora kumujyana wowe ukomeje kwitinza, kandi bashobora no kuba bakurusha ubwo bwiza ufite cyangwa se bakurusha n'amafaranga n'ibyo we akubonaho babikurusha cyane. Ubwo rero iryo kosa ntuzarikore. Ikindi kintu, icyo gihe iyo wamaze kumubwira ati baby uri mwiza, umeze utya, ufite taye nziza, icyo gihe iyo ubimubwiye ukamubwira ati ndagukunda, ntago abyemera. Mbaza ati iyihe mpamvu ituma atabyemera? Kenshi ntago abyemera kuko uba waramaze kumwumvisha yuko ari mwiza kandi ari we ukenewe n'abantu benshi banafite ubushobozi burenze ubwawe. Bivuze ngo niba umukobwa wamubwiye ko ari mwiza, already azi yuko umukobwa mwiza ari we ukenewe n'abasore benshi. Umukobwa wamubwiye ko ari umukobwa ushoboye kubaka, nyine uteye neza, umubwira n'ibintu bitanamuriho. Icyo gihe aba yaramaze kwiyumva cyane, akumva yuko akenewe n'abantu benshi kandi bakurusha ubushobozi n'ibindi bintu byose yifuza. Icyo ni ryo kosa rya mbere ukora iyo uri muri relationship, kandi wowe urifata nk'ikintu kiri easy cyane. Bishobora kuba wowe nawe ntashobora kumenya ko ariyo mpamvu yabiteye, cyangwa ngo nawe ubibone. Tuvuga ati uno mukobwa ko yarandyaryaga kandi niwe wabimuremyemo. Abantu tugira amarangamutima, ibintu bigenda biza gake gake. Urugero rwa hafi, uzacungure hari igihe ureba ugasanga umukobwa mwiza yakuriye mu muryango, ugenda umubwira buri kibi, we ngo ntacyo umaze, we ngo umeze ute, nyine ugasanga yakuze ari uko yiyumva ko ari mubi kandi mu by'ukuri ari mwiza. Duhite tubihuza n'icyo rero. We wamaze kuremamo, kuko yamaze kuremwamo ko ari mubi, kumubwira ko ari mwiza biba bigoranye cyane. Noneho uri kubwira umuntu uwo mukobwa mukundana ngo ni mwiza, ngo ameze ute, icyo gihe nawe bimuremamo, nawe akumva yuko akenewe n'abasore benshi kandi bakurenze. Icyo gihe wowe ntabwo uzaba uri mu bantu ashobora kwemera. Iryo ni ryo kosa rya mbere. Irindi kosa dukunze gukora ni ukwishyira hejuru tukumva ko dushoboye. By'umwihariko ibi turi buze kubivuga ku bantu bubatse. Abantu bubatse, ikintu gikunze kubagora cyane ni ukwicara ngo baganire, babone umwanya bavuge ku bintu, kuko nicyo kintu cya mbere bakunze gupfa. Kuko buri muntu muri bo baba barabonanye rimwe na rimwe bakuze, bataziranye mu bwana, batarakuriye ahantu hamwe. Ni ukuvuga ngo buri muntu bitewe n'aho yakuriye aba afite imico yakuranye. Kugira ngo bazahuze n'undi
bashakanye biba bisaba yuko bicara ikintu niba kitagenze neza bakakiganiraho, rimwe na rimwe baba bashobora no kutagihuzaho ariko ukarenzaho ugahebera urwaje. Ibyo bikunze kubaho ku bagore. Iyo umugore yigize ukuntu akanga kumvikana biba bigoranye cyane, kandi n'iyo wabona ko birengeje ari ibintu utakihanganira, ikintu uba ugomba gukora ni kimwe: uba ugomba kwegera umuryango w'iwabo kuko ukagira icyo ubivugaho, icyo umubwiraho nk'umuryango wamureze. Rimwe na rimwe ariko ushobora gusanga uwo muryango wamureze ari wo uko ari wo wabimutoje. Noneho rero iyo icyo kibazo kibayeho, niho ikibazo kiba gikomereye. Uba ugomba kumuganiriza buke buke kugira ngo ikibazo kize gukemuka, naho kujya hanze, kujya kwa ba mudugudu, kujya mu ki, iyo ikintu cyarenze mu rugo iwanyu kikava mu nzu kikagera hanze, nta mwana mugira ngo arabyasasa, ntaki, icyo kintu kiba cyamaze gukomera. Mukimara kuva mu babyeyi no mu miryango y'aho umugabo we cyangwa se uwo mwashakanye aturuka bikananirana, icyo gihe uba ugomba kwicara ukamuganiriza. Ntago umwanzuro wa nyawo ari uguhita ko ufata gatanya utirika ngende, oya, ntago ariwo mwanzuro wa nyawo. Umwanzuro wa nyawo ni ukubanza ukicara ukumvisha umuntu muri kumwe ko ibyo ngibyo arimo ari gutekereza biri negative, ibintu ari gutekereza bidakwiye ndetse nta n'ahantu byageza urugo. So ikindi kintu turi buze kuvuga ku bana bakundana bakiri bato. Urukundo rimwe na rimwe ni rwiza pe, ariko se gukundana mukiri abana ni byiza koko? Oya, icyo gihe byica mindset yawe, bigatuma utekereza ibindi, bikakudisturboringa ku buryo niba wari uri guteka wowe uzaba uri ahandi, cyangwa se niba uri kwiga uzatekereza ibindi. Icyo gihe birakwica, birakwangiza iyo uri umwana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe kumva uri umwana w'imyaka 10 n'ingahe bakakubuza gukundana, nyaboneka ntuzajye ubona yuko bakubujije ibintu byiza bitewe n'uko bakubangamiye. Ni byiza kuri wowe kandi n'ababikora bumva ko ari byiza, ariko bigiramo kubabara mu buryo wowe noneho kuba uri umwana ubabara mu buryo utazi, kuko iyo ubabaye wangiza ejo hawe heza bitewe n'uko ukora ibyo uri gukora muri ako kanya ukabikora nabi, kandi ibyo uri gukora ako kanya ari byo ejo hawe heza. So bikagenda bituma hari ibintu bimwe na bimwe byinshi byakakugiriye akamaro bipfa. Ari nayo mpamvu rimwe na rimwe babikubuza, kandi natwe bakuru kubikora nta kuntu ari uko ari byiza. Ni byiza ariko bigira n'ingaruka, kuko uyu munsi wa none hari abantu benshi bari kurira kugeza n'aho bamwe bafata umwanzuro wo kwiyahura bitewe n'uko bababariye mu rukundo. So niba uri n'umwana ukaba ugira gukundana ni byiza, ariko menya uburyo ubitwaramo ndetse bireke uretse ko utanabishobora. Kenshi uzumva inama, kuko kutumva inama nicyo kigenda gituma imibano ya bamwe na bamwe igenda isenyuka. Niba uri mushya kwica no kora subscribe udushyigikire, turabakunda cyane. Tuzaba n'izindi video, naho Imana ibandindire.